igihe intambwe imwe itugora kurusha urugendo rwose. Si uko tudashoboye, nuko dutinya gutsindwa, dutinya guseba, dutinya ko tubura byose. Ni gute dushobora kubona impinduka niba tudashobora guhindura? Iki kiganiro ni umuhamagaro wo kwibaza, kwihagararaho no gufata icyemezo, kuko kuba mu bwoba ntabwo ari umutekano, ahubwo ni uburoko. Ubu turi kumwe kuri Snail Vibes TV muri podcast, Discipline Podcast. Icyo utinya nicyo kiguhindurira ubuzima. Ibi birakureba. Reka dutangire. Kanda subscribe niba wabirangije. Reka dutangire none. Okay, ubwoba ni iki? Ubwoba si umwanzi, ni ubutumwa, ni urusaku rw'imbere rukubwira ngo humura, hari igishobora kugenda nabi, ariko hari ubwoko bubiri bwabwo. Ubwoba bwiza n'ubwoba bubi. Ngiye kukubwira itandukaniro riri hagati y'ubwoba bwiza n'ubwoba bubi. Ubwoba bwiza twagiye bugutera kwitegura neza no kwitonda. Ubwoba bubi bukubuza gutera intambwe, bukakugira imbata. Urugero, hari umuntu wari ubonye amahirwe yo kuba yajya kuri stage, for example nk'umuhanzi, abonye amahirwe bimutunguye, ariko agiye kuri stage agira ubwoba, atangira kubira ibyuya, biramunanira guhagarara, agera aho ngaho ava kuri stage arahunga. Kandi ibyo nibyo byari inzozi ze, ibyo nibyo yifuzaga. Ibyo twita umutekano rimwe na rimwe ni igihombo. Rwose mbigusubiriremo, ni igihombo. Umutekano utagira inzozi ntabwo aba ari umutekano. Utagira inzozi, reka nkubaze, umutekano utagira inzozi nta mpinduka, ahubwo ni ubusa. Ni ubusa kabisa. Ibyo nkubwira icyo bugufasha ni uguhunga nta kintu. Ubwo bwoba ukibumara kubugira ubundi wakabukoresheje. Okay, nkwereke ukuntu ubwoba ari bubi ariko ushobora no kubutsinda. Inkuru y'umuntu umwe witwaga Aline. Yari umunyabwoba cyane, yatinyaga kuvugira mu ruhame. Iyo yatekerezaga ko gusomera nyine mu ruhame imbere y'abantu nyine yarabitumva. Iyo abantu nyine bamuvugaga amagambo, yahitaga nyine abira ibyuya, rimwe na rimwe akanarira. Ariko rimwe mu ishuri yahisemo guhaguruka, nta bundi bushobozi yari afite. Ijwi rigatinda, akagenda gahoro gahoro, byanga agerageza, amagambo agenda bimunanira, ariko agerageza. Abantu nyine baje kumushimira ko yapfuye kugerageza. Icyo gihe akimara kubona nyine ukuntu bigenze, yatangiye nyine kwiziramo gahoro gahoro, atangira kujya mu mashyirahamwe y'abantu yo kuvuga nyine, kwa kundi ujya ahantu bavuga ku buryo ugenda wimenyereza gahoro gahoro kuvuga mu bantu, uvugira mu ruhame. Kuvugira mu bantu biragorana, biragora pe, ni ibintu bigoye. Ariko uko yagendaga ajya mu mashyirahamwe y'abantu biga kuvugira mu ruhame, aza kugera aho ngaba public speaker. Ubu yigisha abandi uburyo bwo gutsinda ubwoba bwo kuvugira mu ruhame. Kuko hari abantu baba bafite ubwoba bwo kuvugira mu ruhame, bikaba bigoranye pe.
anavuge n'igitekerezo afite bikagorana, ariko gahoro gahoro uko ugenda ubyimenyereza urwana no gutsinda bwa bwoba, uko ugenda utera intambwe yawe watera nirwo ruhare rwawe, niyo imwe ishobora kuba watinyuka, kuko urumva agakuru nari mbabwiye ka Aline ko yari umunyabwoba cyane, yatinyaga kuvugira mu ruhame, iyo yatekerezaga gusomerwa imbere y'abantu yahitaga rimwe na rimwe akarira, ariko rimwe mu ishuri yahisemo guhaguruka, nta bundi bushobozi yari afite, sibyo? Gusa yaravuze, ijwi ryatindaga, amagambo akamucika, ariko abantu baramwishimira. Nyine yatangiye kwizera ko ashoboye, gahoro gahoro inda ajya mu mashyirahamwe, aritoza, agenda amenyera kuvugira mu ruhame gake gake. aho yatinyaga kuvuga mu ruhame niho hari umuryango w'ubugingo bwe. Ushobora gutinya gukora ikintu, ugatinya kugikora, kandi ariyo marembo yawe. Reka nkubwire intambwe yawe, uruhare ni uruhare ire ikintu kimwe. Reka nze nkubwire ikintu kimwe. Reka twibaze ibibazo. Ese ni iki kintu utinya gukora? Ikintu waba utinya gukora: gutangira business, gukundana n'umuntu, kuvuga igitekerezo cyawe uri mu bantu, cyangwa uri ahantu hateraniye abantu benshi, guhindura umurimo wawe, umurimo wakoraga, akazi nyine wakoraga, kwerekana impano yawe se? Reka nkwibarize, ese ibyo utinya ntibikugirira nabi, cyangwa ni ubwoba bwo kutamenya ko bizagenda? Ese ibyo utinya ni ibikugirira nabi, cyangwa ni ubwoba bw'uko utazi ko bizagenda nyine finally? 80% by'abantu bavuga ko impinduka ziza iyo bagize amahirwe yo gutinyuka ibitinyitse. Si uko ubushobozi nuko utashobora, ahubwo nuko udashaka kuyoboka. Ndavuga kuyoboka inzira y'umwijima. Courage si uko ubwoba bwaburiwe, ni ugukora ibintu n'ubwo waba uhari. Ntabwo bivuze yuko umuntu atagira ubwoba cyangwa adashobora kugira ubwoba, ariko uba ugomba gutangira ugakora, ukagerageza ubwo bwoba bwawe, ukaba wareba ukuntu wabuhagarika, ukabugabanya. Ariko niyo wakora ikintu ufite ubwoba, ariko bitabujije yuko utari bugerageze. Barakubwira ati 80% by'abantu ku ijana bavuga ko impinduka ziza iyo bagize amahirwe yo gutinyuka ibitinyitse. Urumva, impinduka ziza mu buzima bwabo. Kugira ngo ubisobanukirwe neza, reka nguhe inkuru ya kabiri, irabasha kugusobanura neza ku buryo wumva ikintu gushaka kukubwira cy'ubwoba bw'uko ugomba kugira ubwoba bwiza bugutegurira nyine gutangira neza.
Mm, tugiye kureba se intambwe ni iyihe mu gihe uri gutinya gutangira bizinesi, gukunda umuntu nyine ubwo bwoba. Muri aka gakuru ka kabiri ngiye kukubwira, ya mbere nakubwiye kuri Aline, ubwo yagiraga bwo kuvugira mu ruhame, ukwitinya nyine, kandi amahirwe ye ari muri ubwo bwoba ari kugira aho hantu, kandi ibyo ashaka ari byamuteza imbere. Inkuru yacu ya kabiri iragira iti inkuru yacu rero iravuga igira iti ku musore wacu Eric, umusore rwose mwiza cyane wakoraga akazi keza muri banki, amafaranga meza rwose ayahembwa, abantu muri banki ngo baba bahembwa neza, afite umutekano, ariko umutima we wari ahandi cyane, akumva n'umutima udatuje. We yiyumvagamo yuko yatangiza sosiyete y'ikoranabuhanga, ariko akagira ikintu cy'ubwoba, akagira atinya gukora ibyo bintu, kandi bimurimo yumva bishaka kuzatangiza sosiyete y'ikoranabuhanga, akumva biramugoye cyane umuhungu wacu. Nuko hashira imyaka 3 yose agitinya gukora ibyo bintu. Ati se mbaye mfite abana, mbaye mbyanze nsetse. Ariko igihe kimwe nyuma yo kubona umuturage ukennye, ari ibyo ibibazo cyane yibaza, umuhungu wacu mu kwibaza utwo tubazo twose. Ariko igihe kimwe nyuma yo kubona umuturage ukennye, abona ko solution ye yari ategereje rwose, igisubizo nyine yari ategereje, umuhungu wacu Eric yarahagurutse, kandi pe yatakaje byinshi mu ntangiriro, amafaranga, inshuti, ibihe. Ariko ubu nyuma y'iyo myaka yose n'ibyo bintu byose yanyuzemo, ubu ngubu afite ikigo cyikorera ku rwego mpuzamahanga, ikigo gikorera ku rwego mpuzamahanga. Urumva yateye imbere, aratinyuka, za nzozi ze yemera kuziharanira, yemera gukora. Umuhungu wacu rero tumubajije Eric se ngo bimeze bite, atubwiye ati yumva icyo Eric yavuze nyuma y'uko yanyuze muri biriya buzima, akanyura mu buzima bwo gutinya gutangira business, kandi yari yifitemo ubushake n'ubushobozi, akamara imyaka 3 asubika ibintu bitinya, ariko bikarangira afashe umwanzuro agakoresha bwa bwoba, akihatiriza gushyira mu bikorwa, ariko atibagiye yuko afite n'ubwonye bwo gutangira. Bakubwira ukuntu mu ntangiriro byagenze, amafaranga, inshuti, ibihe, ibyo bintu byose yarabitakaje byinshi pe, ariko yarakomeje arakora. Ati ubwoba ni isaha ikubwira igihe cyo kwiyemeza. Nyine ubwoba ni isaha ikubwira ko igihe cyo kwiyemeza icyo ukeneye, si ugukuraho ubwoba, ahubwo ni ukugendana n'ubwoba. Ni ukuvuga ati ubwoba ntabwo buvaho nyine, ahubwo ni ugufata bwa bwoba bwawe ukabukoresha bukakubera nk'imbarutso, ugahita utangira gukora igikorwa ku buryo nubwo ubijyamo ufite ubwoba, ariko ukahita ubitangira kubijyamo. Icyo wigira muri ibi byose, reka nze nkubwire icyo wakuramo, icyo wakiga cyagufasha kuko muri iyi nkuru irimo iratubwira ibintu byinshi tugomba gutinyuka, tukareka ubwoba. Hari ubwoba nyine bwo kugutuza ahantu, mbese ukumva yuko wanezerewe, wageze ukagera bikakugira imbata.
ibyo rero nibyo tudashaka, kandi dushaka ko utera imbere ugakura, ukava nuramuka ufashe ubwoba ufite bwo gukora ikintu ugatangira ukavuga ati icyo kintu ngiye kugikora uko byagenda kose ndagerageza, ugatangira ukagerageza, ndakubwiza ukuri mu gihe gitoya uzabona impinduka kandi bizagufasha. Muri ibi byose, muri izi nkuru zose nakubwiye, inkuru ya Aline n'inkuru ya Eric, icyo nshaka ko wiga muri byose, ubuzima ntabwo buzakubikira igihe, kugeza igihe uzafata, kugeza igihe uzaba utagifite ubwoba. Ikintu nshaka kukubwira wumve, ubuzima ntibushobora kuzakubikira igihe, utege amatwi unyumve, bushobora kuzakubikira igihe kugeza igihe uzaba utagifite ubwoba. Ubwoba ntibushira iyo wihishe, bushira iyo uhagaze imbere y'intambwe utinya, niyo ifungura amarembo y'ubwisanzure bwawe. Ikintu uri gutinya gukora, icyo kiguteye ubwoba, gishyiremo imbaraga ugitangirane, niyo wagikorana ubwo bwoba, icyo nzi cyo nugitangira nzi ko kizakunda. Kwemera gutinya ni intangiriro yo guhinduka. Kwihagararaho ni ubwoba buri hamwe, ariko intsinzi iba kuri wa muntu wigiriye icyizere, nubwo umutima we ukomeza gutera ukubita, afite ubwoba, agira ubwoba nawe yumva bimugoye kabisa, yumva ko ushaka gukora ikintu cyangwa ushaka kuvuga ikintu ukumva ufite ubwoba bwo kugisohora kikagutindamo. Ariko iyo wemeye ugahagarara imbere y'ubwo bwoba ukavuga ati ndatinyutse, ngiye gukora iki kintu, uko byagenda kose ndagikora kandi kiraza kunyuramo, biraza kugenda neza, ugagerageza ugatangira ukavuga ati ngiye kugerageza mbikore, byanga ariko natangiye. Ubwoba bwo kukubwira ati ngo uzabikora ejo, ngo uzakora iki, byo kugenda gake gake gerageza ako kanya ugifite. Nubona ikintu kiguteye ubwoba, ujye uhita utangira kugikora, uhita ukinjiramo. Niba ari ibintu ushaka kwiga, ujye uhita utangira, uhita ubishakira amafaranga, ubyige ukibitekereza. Ubwoba, ukigira ubwoba ukavuga ati ninjya gukorera provisoire sinzatsindwa, uhita utangira ujye kwiga, utangire ugerageze, kandi ndabizi neza uko uzakomeza kugerageza bizageraho bigende neza. Nabatindiye muri iki kiganiro cyacu, reka dusoze. Ngiye gufata umwanzuro w'iki kiganiro, abantu babanye nanjye bakajya kuri uyu munota, ngiye kubaha ikintu cyitwa bonus. Aka kantu ngiye kubabwira akanyuma mukumve, kandi ndabizi ko iki kiganiro cyabaye cyiza. Ni ibitekerezo byanyu, ngatanga ibitekerezo byanyu kuri iki kiganiro. Ubundi ubu nicyo gihe, sibyo? Ubu nicyo gihe cya nyuma na nyuma ufite, igihe cya nyuma na nyuma ufite, kuko iyo nzira utegereje ngo itazatera ubwoba, kamubwire, iyo nzira utegereje itazatera ubwoba ntabwo ibaho, ariko irimo amahirwe menshi kurusha uko ubyibwira. Ubwoba bwawe si umwanzi, ni ikimenyetso ko uri hafi yo kugera ku by'agaciro. Ntutinde, fata intambwe, tangira aho uri, utangiranye ibyo ufite. Turarangije, ni ahanyu, mutinyuke, muhaguruke, mureke ubwoba bwo kongera kubabwira ngo ntukore, ahubwo mubwire ngo ndagiye, genda utangire ukore.
soje kandi ndabashimira kuba mugije ahangaha ikiganiro. Ndabakunda cyane. Iyi channel ibagezaho ibiganiro byiza cyane mukunda muri benshi. Mukore subscribe, like, comment. Buri ko mbateguye ikiganiro mbanyeneye comment nk'ijana kugira ngo ndebe koko ibyo mbagezaho niba mwabibonye, munyereke ko byabagezeho. Ndabashimiye cyane abantu twabanye muri iki kiganiro kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma. Thank you. I'm so happy niba wabanye nanjye kugera kuri uyu musozo w'ikiganiro. Ndagushimiye cyane, wakoze cyane. Kandi nongera kwibutsa abantu batarakora subscribe kuri Sunil Vibes TV yuko niba iki kiganiro cyakunogeye wagikunze, kora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byiza ndimo ndagutegurira kukugezaho bizakunogere ubibone mu ba mbere. Ndagushimiye cyane kuwe wabanye nanjye muri iki kiganiro. Bye bye. See you next episode in next podcast. Ndabashimiye cyane mwe mwabanye nanjye kugera kuri uyu musozo. Ndabashimiye cyane byimazeyo. Sunil Vibes TV turi hano ku bwanyu kugira ngo dufatikanye dutezanye imbere kandi dukuze uno muryango kugira ngo ugere ku rutera imbere. Ko nshaka ko duteye imbere tugafatikanya. Ndabashimiye cyane rwose, murakoze. Nawe ubutaha mu bindi biganiro. Blessed. Muraho mumeze neza, amakuru yanyu. Nitwa Sunil Kalen Young, mbahaye ikaze kuri Sunil Vibes TV. Uru ni urubuga rubagezaho amakuru menshi y'iterambere. Ushaka kwiteza imbere, urubuga uzarusangaho inama z'ubuzima, urusangeho ibintu byinshi mu buzima ukeneye kuba waha agaciro igihe cyawe, ukareba ukuntu ibyo byose bigenda neza. Wowe subscribing ubane natwe guhera ubu ngubu, kandi no kuri notification kugira ngo buri ko nkoze video, buri kiganiro cyose nshyizeho ubashe kukibona mu ba mbere. Ndagushishikariza kubana natwe kuko ntuzigera wicuza. Tuzakurinda irungu kandi tuzaguha ibintu ukwiriye byaguteza imbere no kuba wagera za nzozi zawe wari ufite zikaba zabimamo. Ndagira ngo ukurikirane iyi channel uko tugenda dukora, bizajya bidutera. Nibutsa abantu kandi mutajya mwandika udatanga like, udatanga comment na sharing, ujye ugira ikintu uvuga ku bintu kugira ngo n'uwabikoze abashe kugira icyo yiprovingamo muri we. Niba yabikoze neza umubwire ati wabikoze neza, niba yabikoze nabi umubwire ati hano wakosheje, hano majwi ntabwo ameze neza, sound nyine ugire comment utera kuri buri kintu cyose, yewe n'amashoti. Kandi ndahunze abantu muri iyi minsi muri kugaragariza comment zanyu ndasoma nazisubiza. Ndabashimiye cyane, murakoze cyane. Nari Sunil Kalen Young. Welcome to my channel, Sunil Vibes TV.